turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mugoroba mwiza. Yesu nabaho umugisha mu izina rya Yesu. Umugisha wa Yesu nubane namwe mu izina rya Yesu. Uri kuri Pokeya TV, Imana iguhe umugisha, wowe washarinze, wowe wakanze subscribe, turagushimiye. Tuje gusenga isengesho ry'umugoroba, ni isengesho ryo kuryama. Turasoma umurongo umwe wo gusengeramo mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma igitabo cy'ibyo ku ngoma ya kabiri, igice cya 32, umurongo n'uwa 7. Kadusome mu izina rya Yesu. Nimukomere mushikame, ntimutinye kandi nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Amen. Haleluya, haleluya. Ku mugoroba nk'uyu ijambo riratubwiye ngo nimukomere kandi nimukurwe umutima. Nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Haleluya. Umwami wa Ashuri akunda gukoresha uburetwa. Umwami wa Ashuri agira ibigirwamana bikaze. Umwami wa Ashuri agira imbaraga mu buryo budasanzwe. Umwami wa Ashuri ajya yirarira kuko nta mana yabasha kumukiza aho yateye. Dayimoni yiguteye iba yumva kuko izanye imbaraga, nta kindi kintu kibasha kuyicogoza, nta kindi kibasha kuyisubiza inyuma. Ariko nagira ngo nkubwire ngo haleluya, haleluya, iri joro nukurwa umutima n'umwami wa Ashuri mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ari kukubwira ngo ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa se ingabo ze zose, kuko iyo uri kumwe nawe, iyo uri kumwe nayo ibarusha amaboko, irusha amaboko. Haleluya, haleluya. Iyo zo ngabo z'umwami wa Ashuri mu izina rya Yesu tugiye gusenga Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo nukurwa umutima. Niba waraye utaryamye ukaba ubonye bwije, niba wiriwe nabi ukavuga ati wabona bugiye kunyeraho meze nabi, ndagira ngo nkubwire ngo nukurwa umutima n'umwami wa Ashuri mu izina rya Yesu. Umwami wa Ashuri yo yahageze, iyo yanditse inzandiko, yandika inzandiko zivuga ngo nta muntu ujya ubasha kunyiza amaboko aho nateye. Akerekana ko ari umunyembaraga, akerekana ko ashoboye, akerekana ko afite ubushobozi, akerekana ko ashoboye gutsinda. Ariko nagira ngo nkubwire ngo yigeze kwandikira ngo uru rwandiko yararwandikiye umugabo witaga Hezekiya, arwandikiye abayuda abarenganya bagirira nabi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo haleluya, Bibiliya yaravuze ngo ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza. Witinya kuko ufite ishyaka ry'ibyiza, witinya ko uyu munsi waba wabonye bimeze nabi, witinya ko waba wikangira ijoro ko hari ingabo ziri maze iminsi ziri kugutera. Witinya, wikurwa umutima mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga n'Imana, twinginga Imana iri joro kubera umugisha. Haleluya, haleluya. Uwawe uri kwa muganga wumva inkuru nziza ko hari icyo Imana yakoze kubera iri sengesho. Wumva inkuru nziza ko hari ingabo za Satani, ko hari ingabo z'abatwezi zapfuye mu izina rya Yesu. Imana itesha agaciro kandi Imana isenye mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Wikurwa umutima n'uwo mwana, wikurwa umutima n'izo ngabo zikugose mu izina rya Yesu. Fatanya nanjye gusenga Imana, fatanya nanjye kwinginga Imana. Aho wari ugeze ugacika intege, aho wari ugeze ugatenebuka, aho wari ugeze ukora ku mwami wa Ashuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Inzandiko yanditse ziguteye ubwoba, ukabona kuko ukutse umutima ukurikije ibyo wumvise, bavuga ngo ntacyo uzimarira, bavuga ngo uzongera kugira icyo ugeraho tutakiriho. Abo bagiye abo turabafite bagenda bahiga imihigo nk'iyo, bakavuga ngo nta kintu uzakora, ngo nta kintu uzimarira, ngo icyo uzakora cyose ngo tuzakizirika, ngumva ngo uzongera kugira ubuzima tutagihari. Ariko ujye ubabwira ngo nzabaho mu izina rya Yesu. Jye ubabwira ngo uzabaho. Tugiye gusenga, ariko komera, komera cyane, komera ushikame, ntutinye. Haleluya, haleluya. Nukurwa umutima n'uwo mwami wa Ashuri. Haleluya. Ingabo ze zagukura umutima, ingabo ze ziza zivuga, zizana imirindi ku gicuku cya nijoro, zikarara zisenguruka, zizana imirindi kuri telefone, ukajya wumva amagambo bakubwira ukavuga ati mva ibyanjye byageze, ibyanjye byarangiye. Ariko no kurwa umutima n'izo ngabo, kuko izo ngabo zizana karindi kandi zikazana n'amagambo yo kugira ngo zizisereze, zikavuga n'ibyo zitatumwe kugira ngo wumve kuko nyine zifite imbaraga, kugira ngo wumve kuko nyine zifite ubushobozi. Ariko no kurwa umutima n'izo ngabo mu izina rya Yesu.
tera haleluya ku buzima bwawe. Haleluya, kuko Uwiteka aguhaye inkomezi yo kudakurwa umutima. Shikama, kuko ingabo muri kumwe, haleluya, izo bakohereza nta mbaraga zigira, ariko izo muri kumwe zirusha amaboko iziri kumwe nawe, iziri kumwe n'uwo mugabo, iziri kumwe n'uwo mwami. Ntukurwe umutima mu izina rya Yesu. Kadusenga. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ndagushimye ndaguhimbaje. Ngushimiye neza yawe Mana, ngushimiye imbabazi zawe n'urukundo mu izina rya Yesu. Ngushimiye kuri data wa twese, ngushimiye kuri umutabazi n'umurengezi. Ubereye amashimwe wa Mana we, natwe turagushimye. Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa. Sengeye umugoroba nk'uyu Mana, ndasenze ninginga data wa twese. Uwiteka we, Dawidi yaravuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Mu izina rya Yesu niwe dutegereje. Iri joro Mana niwe dutegereje. Mu izina rya Yesu turasenze, utanga umugisha, utanga umugisha. Mu izina rya Yesu uturinde ingabo za Sanikalebu. Mu izina rya Yesu uturinde ingabo z'umwami wa Shuri, uturinde ingabo zirazisengurutsa, uturinde ingabo zidutwara ubwenge, ukuraho ngabo zora zizengurutse ubwenge bw'abana b'abantu zikabutwara. Mana ugushikamijeho umutima, Bibiliya yarambwiye ngo azaba amahoro ya masa. Kandi data wa twese Bibiliya yongera kumbwira ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora mu izina rya Yesu. Rekura abantu mu rupfu, rekura abantu mu rupfu, rekura abantu mu rupfu mu izina rya Yesu. Rekura abantu mu izina rya Yesu. Rekura abantu bari bagoswe, abari bakingirijwe n'ingabo z'umwami wa Shuri, abari bagoswe n'ingabo z'abadayimoni, abari bagoswe n'ingabo z'abapfumu, abari bagoswe n'ingabo z'abatwezi mu izina rya Yesu. Abahoraga bikanga inkuru mbi mu izina rya Yesu. Izo nkuru mbi zitesha agaciro, izo nkuru mbi zikuraho mu izina rya Yesu. Mana nidutinye kandi nidukuka umutima. Umuntu wese ugiye kuryama nakuka umutima, umuntu wese mwami Imana ugiye kumvira isengesho nakuka umutima, ahubwo yizeye amaraso yawe, yizeye gukomera kwawe, yizeye kunesha kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Umuririmbyi yuzura umwuka aravuga ngo warahabaye cya gihe n'ubundi iri joro uhabe Mana. Abatari biteze inkuru nziza, abatari biteze kuryama, abatari biteze kubona amahoro, abagize ibyago, abari wowe bahumuriza, wowe wubakira atagira shinge na rugero mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryarambwiye ngo mu bwisho bw'isumba byose uzahora mu gicucu cy'ishobora byose. Ndasenze ndingingira umuntu wese wari ucitse intege, wari ucogoye. Bibiliya yarambwiye ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data nyirawo aravuga ngo ishami ryose ritemba utarikuraho mu izina rya Yesu. Ndasenze umuntu wese wumva isengesho, umwe kongera kugarura icyizere, umwe kongera kugaruka igihe cyo kwera imbuto mu izina rya Yesu. Mana ndakwinginze, hari igiti wavumye kuko wagishatse imbuto ukazibura, turasenze mu izina rya Yesu. Hari abantu bamaze igihe kirekire mu itorero ariko batagira imbuto, hari abantu bamaze igihe kirekire mu itorero ariko badakizwa mu izina rya Yesu. Bahora bishushanya mu bana b'abantu bakerekana ko bakijijwe nyamara ari indyarya mu izina rya Yesu. Tanga agakiza, aya masengesho natanga agakiza, natanga agakiza mu izina rya Yesu, natanga agakiza mu izina rya Yesu. Warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe, wongera uhabe mu izina rya Yesu. Wongera uhabe Mana data, wongera uhabe muri uyu mwanya, wongera uhabe muri uyu mwaka, wongera uhabe muri uku kwezi, wongera uhabe iri joro mu izina rya Yesu. Umuntu wese ugukeneye, umuntu wese ugukeneye nakubone mu izina rya Yesu. Sengera abari kwa muganga, sengera abari muri gereza, sengera abababaye, sengera abababajwe n'umubiri, abababajwe n'indwara, abababajwe n'uko babuze ababo mu izina rya Yesu Kristo. Ababuze ibise bagiye kubyara, turabasengeye. Iri sengesho Mana nibumva inkuru nziza, nibumva inkuru nziza iturutse imusozi, nibumva inkuru nziza, haleluya haleluya, yo kwamamaza iby'amahoro kuko byose ubishoboye. Turagushimye data, turagushimiye mwami, turagushimiye Mana yumva gusenga, turagushimiye Mana yumva kwinginga. Ramburira ukuboko kwawe impumyi zihumuke, ibipfama twibyumve Mana. Bafite imibiri yabo mu izina rya Yesu iri kubabara mu izina rya Yesu, abarwaye urushwima, abarwaye indwara zo mu nda, za ndwara zidakira mu izina rya Yesu, ndwara udashoboye gukiza Mana ndasenze ugushikamijeho umutima azaba amahoro masa mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye umuntu wese Mwami, ndamusengeye mubohoje, ndamusengeye muzitura mu ngoyi, ndamusengeye muhanagura amarira. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana izahanagura amarira, izavanaho imibabaro yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese wari ucogoye, ndasengera umuntu wese wari usubiye inyuma. Ijambo ryawe ntabwo rikoze isoni, ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze
turasenze. Abanzi bari bazi ko tuzahera ku gisasiro, abari bifuza kuvugira ngo abagenzi bacu bahere ku gisasiro mu izina rya Yesu, abifuzaga ko abandi bahera mu nzu y'imbohe mu izina rya Yesu, ufungura imiryango. Uku kwezi kubukwa imbabazi, uku kwezi kubukwa imbabazi, uku kwezi kubukwa gukiza ibisenzegeri, uku kwezi kubukwa gukiza impumyi, uku kwezi kubukwa gutanga amahoro kuko zidafite amahoro. Mana ndagushimye, ndagushimiye ibyo ukoze, ndagushimiye kuri sengesho rikinguriye amitima, rikinguriye abera bawe, rikinguriye abari bacogoye, rikinguriye abari basubiye inyuma. Haleluya, haleluya. Muri ringiye uzura umwuka aravuga ngo imbabazi z'umukiza zamuzanye kuwucungura natabitswe n'ibyaha. Abari mu byaha, abari mu businzi, abari mu busambanyi barogaga bihane mu izina rya Yesu. Mana amasengesho nkaya nabaye kubohora ingoyi, abarekaga ibyaha bikanga, abihanaga ejo bagasubira mu byaha, bakamera nk'imbwa isubiye mu biruti, bakamera nk'ingurube maze kwiyuhagira ikongera igasubira kwivuruguta. Mu izina rya Yesu turasenze. Ukureho uwo mugozi, ndagushimye data. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri umutabazi, urakoze ko hari icyo ukoze, urakoze ku ijambo ryawe rigiye kugira ububasha ahantu hose, urakoze kuri ijoro Mana abatarotaga bagiye kurota, abatahanuraga bagahanura, abaterekwaga bakwereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami turagushimye, tugushimiye ko hari inzozi z'umwanzi utesheje agaciro, hari inzozi za nyami utesheje agaciro, hari imbaraga za Satani utesheje agaciro, hari imbaraga z'abatwezi utesheje agaciro, aho bari bagiye gushyira ibiriyo mu izina rya Yesu. Satani yarasabye, aho Satani yarasabishije ikigoyi cy'abagoyi, ugitesha agaciro mu izina rya Yesu. Mana amagare n'amafarashi bya Farawo byose birohe mu nyanja bisinziriye guhwera mu izina rya Yesu. Urakoze kukuri Imana, urakoze kukuri umutabazi Yesu, urakoze kukuri umurengezi. Mana ndagushimiye kugize neza, ndagushimiye kukoze iby'ubutware kandi n'ibindi uzabikora kukuri Imana itabeshya. Ngaho komeza ukore Mana, abari bafite ibyifuzo bisubizwe, abafite abanyeshuri bagiye gusenga, abafite abanyeshuri bagiye gukora examen mu izina rya Yesu, abasenga ubongerera umugisha, ubongerera amavuta, abatarakizwa Mana ubakize kukuri Imana itanga agakiza. Urakoze kukuri Imana itanze umugisha. Umugoroba nk'uyu utanga ibyishimo, umuntu wese abyuka ari amahoro mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, amen, amen.